ubwo icyemezo rero tugifatira muri ibyo biganiro twemeza ko umwaka utaha Minerval itazahinduka na gatoya kwizakomeza uko yari isanzwe dusigarana nitwa Mugisha Alexis ndi umuyobozi wa komite ihagarariye ababyeyi bose barerera muri iri shuri Le Rossignol. Iyi ni manda ya kabiri mpakoze, ubwo ndi mu mwaka wa gatatu w'ubuyobozi bwa komite ihagarariye ababyeyi. Nkuko rero mwari mubimbajije, ubundi bikorwa biravuga kurusha amagambo. Ishuri Le Rossignol ryaje ari igisubizo ku bana by'umwihariko bakomoka muri ibi bice cyangwa se bafite ababyeyi batuye muri ibi bice bikikije ishuri, cyane cyane mu bihe bya COVID-19 aho byari bigoranye gutwara abana mu modoka za rusange, bigaragara ko abana bari bwandure kubera ikiza cyari cyarateye igihugu. Ishuri riza ari igisubizo rikemurira ababyeyi ibibazo bari bafite mu kurinda ubuzima bw'abana babo. Ariko ntibyabaye ibyo gusa, twamaze kugeramo dusanga umurimo biyemeje gukora barawukora kinyamwuga, kandi mu by'ukuri nubwo ari ishuri ryigenga ry'umuntu ku giti cye, rikaba nta nkunga ya leta ribona, ariko rikora uburezi nk'uburezi mu by'ukuri ntabwo babivanga n'ubucuruzi ngo usange bibanze mu kwishakira amafaranga, aho kugira ngo bite ku ireme ry'uburezi bw'abana cyangwa se mu kwita mu kuzamura ubumenyi bw'abana. Bityo rero nk'ababyeyi ni nacyo tuba dukeneye. Iyo usanze ishuri rigufatira umwana neza, rikamuha isuku, rikamutoza ikinyabupfura, rikamwigisha neza ku buryo ubona uburere bwe, ubumenyi bwe buzamuka, nta yindi mpamvu yatuma ujya gushakisha ahandi utwara umwana kandi wabonye icyicaro gikwiriye aho umwana bamujyana mu cyerekezo nk'icyo umubyeyi akabaye yifuza. Niyo mpamvu ishuri no muri politike y'uburezi y'igihugu cyacu, ntabwo ishuri kuba ryarashinzwe n'umuntu rwiyemezamirimo wikorera ku giti cye, umuryango mpuzamahanga cyangwa se umuryango nyarwanda, ntabwo biwuhesha uburenganzira bwo gufata abana b'abanyarwanda ngo bagire akarima ke, abakoreshe ibyo yifuza cyangwa se abake ibijyanye n'amarangamutima ye. Politike y'u Rwanda y'uburezi isaba ubuyobozi bw'amashuri yose ko habaho na za komite nyobozi zihagarariye ababyeyi, kugira ngo bajye bahuriza hamwe n'ubuyobozi bw'ishuri, barebe ibyo ikigo gikeneye, ariko barebe no ku byo abana n'ababyeyi babohereje muri iryo shuri bakeneye. Kandi twebwe nka komite ihagarariye ababyeyi tukabona ko ababyeyi aho bavana imishahara babona cyangwa se n'izindi nzira zose bacamo kugira ngo babone uko bishyura amashuri y'abana biga zitarigeze ziyongera, ngo babone imishahara yisumbuyeho cyangwa se babone igihembo gisumbije ibyo bajyaga babona mu mirimo bakora. Biba impamvu yo gusaba ubuyobozi bw'ishuri kubonana nabwo ngo tuganire mu buryo bwimbitse kugira ngo dutegure umwaka utaha w'amashuri, ku buryo ababyeyi baba muri kino kiruhuko n'abana bafite umutima uri hamwe utekanye. Bityo n'inama y'ababyeyi izaba ikabahuriza hamwe, izajya kuba amakuru twarayatanze atari ukurisha abantu imitima ngo bazaze mu nama bavuga bati ubu ngubu ibintu bigiye gukomera, ntabwo tuzi niba tuzabasha gusubiza abana ku ishuri. Ubwo rero twaganiriye n'ubuyobozi bw'ishuri, tugira amahirwe buratwumva, tubugaragariza imbogamizi zihari, ariko kandi tunabona ko n'igihugu cyacu kiticaye, ko kirimo gukora ibishoboka byose hamwe n'isi muri rusange, ngo intambara zirimo gutuma ubukungu buhungabana bongere gusubira ku murongo. Tubwira ishuri ko naryo rikwiriye gukora ubwitange, rikareba uburyo ryahagarara mu mwanya w'ababyeyi bahagazemo, ababyeyi ntibabatera ubwoba cyangwa se ngo babahungabanye, bityo umwaka utaha uzajya gutangira barataye umutwe batabona aho bazavana ubushobozi butangiza abana ishuri. Ubwo icyemezo rero tugifatira muri ibyo biganiro, twemeza ko umwaka utaha Minerval itazahinduka na gatoya kwizakomeza uko yari isanzwe, dusigarana umwihariko w'ibijyanye na transport, kubera ko byo nta modoka inyeganyega idakoresheje peteroli, nubwo turimo guteza imbere gukoresha imodoka z'amashanyarazi n'ibindi, ariko tukabona ko n'imodoka ziri mu gihugu zitari zahagarara ngo zibuzwe gukora mu gihugu, kandi ishuri risanga imodoka zikoresha essence na mazutu. Turavuga ngo bizagendana nuko ibihe bihagaze, niba ibijyanye na karibira cyangwa ibikomoka kuri peteroli ibiciro byamanutse, ishuri naryo rizakora ibishoboka kugira ngo ryorohereze ababyeyi, nibizamuka cyane kurusha uko turi ubu cyangwa ntibigabanuke, ishuri rizashaka
igitoya cyangwa se inyunganizi ntoya ryaka ababyeyi, ariko ababyeyi bashyira umutima hamwe, abana bajye mu biruhuko batuje, hanyuma umwaka uzajya gutangira ababyeyi badafite umutima utaragiye mu mutwe. Mu gihe cy'ikiruhuko kirenze amezi abiri abana bashobora kurangara bakazagaruka ku ishuri baratakaje umurongo w'ibyo bigaga. Kubera iyo mpamvu turaha ababyeyi ubutumwa bw'uko bakwiriye kuba hafi abana, bakabashyiriraho ingengabihe y'umunsi ku buryo bamenya amasaha yo kuruhuka, bakamenya amasaha yo kwihugura mu byo bize, cyane ko iteka ryose mu miryango habamo abana bato hakabamo n'abana bakuru. Abana bakajya bunganirana, abakuru bagafasha abatoya kugira ibyo basubiramo, bakagira amasaha makeya y'umunsi yo kubisubiramo, bakagira amasaha yo gutozwa n'imirimo yo mu rugo, bagafasha ababyeyi cyangwa se n'abandi bashinzwe imirimo y'amasuku yo gutegura amafunguro n'ibindi bitandukanye bikenerwa mu rugo, bagatozwa gufatikanya n'abarimo kubikora kugira ngo banazamure ubwo bumenyi, kuko nabo birabareba mu gihe kizaza. Hanyuma bakagira n'umwanya wo kuruhuka, n'amasaha ya nimugoroba turakangurira ababyeyi kutazarekera abana kuba imbere gusa ya za screen za televiziyo cyangwa se amatelefone ngo bajye kuri za social media, izi mbuga nkoranyambaga. Zibaho ibintu rimwe na rimwe bishobora no gutoza abana imico mibi cyangwa bikananiza n'imitwe yabo, bakaba banarwara amaso kubera guhora barangamiye ibyo bintu. Tukabakangurira kuba bajya bihatira cyane kugirana ibiganiro bisanzwe bagirana n'abantu bari mu rugo, cyane ko nimugoroba ari abakuru bakoraga imirimo mu rugo, ari ababyeyi bari bagiye ku kazi baba batashye. Ababyeyi bakagira ingengabihe mu rugo, umubyeyi akavuga ati mu minsi 6 cyangwa 7 y'icyumweru ndagiramo imigoroba 3 cyangwa 2 yo kubonana n'abana, indi 2 bazaba bari kumwe n'abakuru babo, indi 2 hari abashyitsi baje kubareba cyangwa nabo bazatembera bajye gusura ba nyirakuru cyangwa ababyara babo, ku buryo ibiruhuko bizajya kurangira abana bari ku murongo, batarataye ikinyabupfura, bataribagiye ibyo bize. Umwaka utaha ukazatangira abana bacu bari ku murongo.